kuko nta banyurwa na bose nk'ubu iki kiganiro nshobora kugita ariko ukabona inkonkobotsi turutari iransereje yewe bikini biki ko ngewe ngenda mbona comment nyinshi yaba gukina yaba ibiganiro nkora ibiganiro bitandukanye aho ukabona havuyemo umuntu umwe utajya unyurwa nyine muri babandi batishimira iterambere ry'umuntu ukabona gukubitiyeho na comment mbi y'ikintu kibingo ukunda usebe ngiye nashaka kuba umusirikare hari nubwo nabigiyemo rwose ndambarika ndavuga ngo ngenge ko umusirikare none ni nacyo shaka kubwira abantu iki kiganiro numvaga nzagikora ukwacyo hari ibintu byinshi byagiye bitubuza amahirwe kera cyane rwose banyumve neza ntihagire n'uncira ntihagire n'untuka ADPR igitangira yatangiranye imbaraga zo kuvuga ngo umuntu nta muntu waba umurokore ngo yige urabizi ngewe nungutse igitekerezo ndaza kugusigara uyobewe wenyine usigara aha ku buryo uzicuza ko ni nyoko oya ma ngaye ngukuzi ko ndijije ubu basubonye nange nabishobora ndiyaminiye ngahe nguko rero akodoshera TV hanyuma rero irakoze cyane burya ngo mafite hora yiteguye that's good hanyuma nari ntangiye wenda nkubaza ku kijyanye na ruswa ishingiye ku gitsina cyane cyane zakwa abana b'abakobwa babari n'abategarugori muri rusange icyo kintu impamvu nkivuze ni ibintu biri kugenda bigarukwaho kuri social media turabizi ko social media ihuzuyeho icyo twita amaprank umuntu ashaka kuza wenda mufite ibintu mwapfuye runaka nkaza nkishyurwa namara kwishyurwa nkicara nkavuga inkuru mpimbano zitariho nkagusebya nkakwangiriza izina kubera icyari wenda aba society gufitiye ngiye nta kintu mpfa nawe ariko nishyuwe nanone kugira ngo nze mvuga ibyo mwambye kuvuga izina ryawe ndimanure ari byo biri kwa kuri Kiramani kugeza ubu ngubu nta uzi ko Kiramani arubatse afite umuryango ameze neza ni umuntu nawe mvuga ko ari umuhanga muri sinema kandi itafari rye ku bikorwa nyine bijyanye na sinema mu Rwanda nawe yararigaragaje hari aho sinema yayikuye hari naho yayigesheje uyu munsi respect ahabwa Kiramani turayimuhereza kuri uyu munsi none hari benshi bari kugaragaza ko Kiramani ashobora kuba cyane cyane ku bana b'abakobwa ngo ashaka kwirukana umwana w'umukobwa kubera ibintu bapfuye runaka bijyanye n'izo ruswa zishingiye ku gitsina ni ukuvuga ngo uruhande rumwe dushobora kuvuga tuti Kiramani hari ukumuharabika kumusebya cyane ku buryo umuntu niwe ubuze ukuri niwe umuntu ubwe niwe ubuzi ngo ibintu bimeze gute muri societe hashobora kuba haza uriya mukobwa ntibuke izina rye waje imbere ya kamera akavuga ko Kiramani yamwaze ruswa ishingiye ku gitsina ariko ari cyo cyatumye amwirukana amubeshyira kubera ko bafite wenda ibyo bapfuye runaka bishobora kubona none Kiramani koko ibyo bintu bishobora kuba nabyo ari byo ni ibintu bibiri bitandukanye hanyuma koko uri umubyeyi ufite abana yego ubimazemo igihe burya niba bari imyaka ibiri ibihagije mu kintu burya experience uba wayibonye ibivuga muri kubibona bitewe n'abantu benshi kujya muhura hanyuma koko muri sinema koko nibyo koko ruswa ishingiye ku gitsina ibamo murakoze nkuko ubivuze ndi umumama ubimazemo igihe bitarenze kuko hari abandi bandusha igihe kirenze icyo n'abandi mazemo rero buriya nkunda gukurikira kumva ibintu bigendanye n'ubutabera kuvuga ngo narumvise ntibyemewe ikintu cyose kibukuri igihe wakiboneye idini rya Isilamu rivuga ko umuntu yakoze icyaha cy'ubusambanyi ari uko wakimufatiyemo ndetse ukamufatira ngo ku bantu niba ari 5 ntabibeshye cyangwa ngo mbicurike buriya rero ikintu ngiye niboneye n'amaso yanjye cyangwa icyo niyumvishirije n'amatwi yanjye nicyo mbasha kwemeza ngo iki kintu nicyo kuri gusa nanjye mbyumva nk'uko byumva ko harimo ababibaza ariko niba ari ukubera ngewe ko nabigezemo nshaje mu myaka yanjye wenda nta wabinterisemo ngo abimbaze ntabihakana kuko nta wabimbajije kandi nanone nta wundi muntu ngewe nk'umukobwa waba waranyibwiriye ngo barabimubajije ngo ibyo byemeze rero buriya nanone icyo nanenga bari abantu no kuba umuntu yarabikubajije
ntago wajya kuri kamera hariya ngo ujye kubivuga nk'uwo Keramani kuko ngewe nanjye mbyumva ku social media ntekereje ukuntu Keramani yakoze nawe ni indashyikirwa hari byinshi yakoze byiza abantu bamushimira afasha abantu yazamuye abantu benshi muri sinema yagize ate yego sinavuga ngo niba yarabazamuye abe mubi ngo ngiye mushime ariko ntacyo namushinja pe kandi bajye bibuka n'ikintu giteye gutya kuko uri kose kudashyirwa ahagaragara niba nibyo bintu yarabimubwiye yagenda ubwo akavuga ati iki kintu nikosa ariko se kumushyira kuri social media yarakoranye nawe yarabanye nawe igihe kingana kuriya akanamusebya kugira ngo atagaciro byamumarira iki bose banyumve neza ngewe icyo ntahamya cyangwa ngo mpakane nicyo kintu kuko sinakibajijwe ngo nyemeze nta n'uwo nagifatiyemo ngo nkimushinje rero mwana wanjye waba unjyanye kure cyane reka icyo ngicyo nkireke ababa bakizeho bazaza bakitereho ikiganiro kuko bafite ibihamya byacyo yego murakoze mboye kuze cyane noneho ndagira ngo dukangurire abana b'abakobwa kuza muri sinema cyane rwose umunsi wa none hari ababizamo bashaka gutwika n'ababizamo bafite intego uyu munsi wa none umuntu ufite impano n'ubuhe butumwa wumva wamugenera ubutumwa namugenera ntago rwose impano zacu tugomba nkatwa abamama abategarugori n'abakobwa ko tugomba kuzishyira ahagaragara ntitwisuzugure natwe tukumva ko dushoboye nk'uko natangiye mbibabwira kuko zirahari nyinshi hari abana beza bazi kurworora amajwi bazi kuririmba hari abana beza bazi kuba bakwatinga bigakunda impano ni nyinshi zitandukanye ari nayo mpamvu mvuga noneho n'ishyari muri iyi mihanda nimba ivuga muri ino mihanda ndaba mbaye umukecuru wa kizungu umukecuru uzi gukoresha amaterime ariko wenda reka mbivuga uko muri uru rugendo rwa sinema hari n'abanyeshyari bahari umuntu akumva ashaka kuguharabika bitewe n'aho ugeze urugero wenda ikintu nibuka ku social media ndibuka hano n'abana bavukiye ni Musanze babaririmbye bitwa Dorcas na Vestine urabona ko biyubatse bagera kure cyane hashoboka hahandi buri umwe wese yumva yanezezwa n'igikorwa cyabo ariko ahantu naje kubabara nabajwe na comment Dorcas yagize si Dorcas Vestine akoze ubukwe bwe ukuntu abantu bagiyemo binjiramo baramusebya ngaho aratwite ngaho ashatse umusaza yamushaka biramureba ibintu byose kuki abantu b'abanyeshyari batabura muri uru rugendo rero ngewe icyo nabasaba rwose ni mureke dukore kuko dushoboye twerekane ibyo dufite abantu batazi ubu impano yawe uyigaragaze erega nukwiyubaka ejo nejo bundi gusaba ko umugore kurangire kera mvuka ku babyeyi bacu mama wanjye yategerezaga ko papa muzanira akamubwira ngo umunyu washize yewe nta sabune mfite yewe ariko nizere yuko abadamu atari ko tukiri umudamu afite kugenda akicururiza hariya imbuto akamenya ko niba umunyu washize arawugura wenda yabona ko ibyo bikenewe rimwe na rimwe yabiguze n'umugabo niba mufite kazavuga ati umudamu wanjye azi gukora reka mushakira igikwembe ariko niyo atanakigwa nawe ubwawe ushobora kukigurira nka mama ya buri kanya y'abamama irangire icike kumve ko twese dufite amaboko dufite imbaraga tugomba gukora urakoze cyane ari naho hano usubira inyuma ku babyeyi bagira abana b'abakobwa ukumva ngo umwana agiye muri sinema ngo umwana agiye ngo gukina filime cyangwa se teatire ngo agiye kuba indaya bangahe babyara bataragiyeyo hehe ushobora gutunga umwana akaba no mu rugo adasohoka n'igipangu ejo nejo bundi ukabona yatewe n'inda n'umuhungu wagukoreraga mu rugo rero kera nanone navutse bavuga ngo nta muryango utagira igitoryi ahantu hose hava umuntu mubi witwara nabi cyangwa witwara neza ahubwo nimurekera abantu uburenganzira bwabo bakora ibyo bashoboye gukora ntabwo bizavanaho yuko umwana witonda azaguma akitonda n'uw'ikirara ntazabura ubutaboneka murakoze cyane hanyuma rero nanone nakoze ikindi kibazo kivuga kiti ese filime gukina filime sinema yakwigishije iki mu buzima ikintu yanyigishije kubana n'abantu neza icya kabiri yanyigishije kwiyubaka
gutera intambwe gukora cyane yego kandi ikindi yanyunguye umuryango nagize umuryango mugari wenda naba naravutse muri famiye y'abantu bake ariko ngiye yariyongereye ndetse ngiye mbona umuryango mugari mfite ari uwo nungutse muri sinema abavandimwe banjye tuvukana bashobora kuba bariho bake ndetse ntanabanye nabo neza ariko abo nasanze muri sinema nibo muryango wanjye kuko niyo ntewe iyo mfushije nibo bantabara ari benshi iyo ngize ibirori nibo banshyigikira ari benshi rero nicyo kintu nanone nungutse. Nakoze cyane wenda turi kugana ku musozo w'ikiganiro birashyushye ni byiza ndumva twakomeza yego hanyuma rero ndumva twatanga nanone ubutumwa ku bana b'abakobwa bari hanze aha ngaha hari kuba yashaka kuba ari muri sinema yego nibyo hari no kuba nanone ari aho bisanzwe ari mu buzima bwe ashobora kuba yarize cyangwa se atarize ashobora kuba ari mu buzima wenda yumva ko ishuri yarireka ariko wenda afite aramutse abonye nk'umuntu runaka umwunganira ku bitekerezo yareka kugenda akagumamo aho ngaho ubwo kubera ko ari byo bya nyabyo. Ndajya noneho rero ngo abakobwa muri rusange ikiganiro ni rero rigize power cyangwa se imbaraga z'umugore ubwo umugore hakazamo n'umukobwa nyine ndagira ngo noneho nabo ubampere ubutumwa abakobwa twitware gute twe gutana hehe igihe twisanze mu bintu runaka tubigenze gute. Akantu nk'igihe ka mbere ni kugira ibanga niba narahuye n'ikibazo nka karuswa ishingiye ku gitsina nshobora kubikemura mu buryo hinjira wenda mu birahari nagenda nkababwira ntibyagenze gutya mu ibanga rikomeye apana kuza kuri social media kugira ngo mbitakeho umuntu mbivuge uramutse ubaye uri bivuga mu buryo bwiza bwo kugira ngo wenda abantu babyumve ntago nibaza ko ushaka kuza ngo kanaka umuvuga izina sibyo ushaka kuza ati ngiye byambayeho sibyo ntago wenda umuntu umentioning ariko byarabaye bakobwa beza nitware gutyo urumva ko kantu ugize gute wigiyeho kutavuga ibyo mbona murakoze nukuri ino social media iriho ibintu byinshi kandi bigoye ngewe rwose rimwe na rimwe hari igihe tuvuga ukisegura kavuga utabaraho n'iki kiganiro bambabarira kuko ntabanyurwa na bose nkuba iki kiganiro nshobora kugita ariko ukabona inkonkobotsi turutari iransereje yewe biki ko ngewe ngenda mbona comment nyinshi yaba gukina yaba ibiganiro nkora ibiganiro bitandukanye aho ukabona havuyemo umuntu umwe utajya unyurwa nyine muri babandi batishimira iterambere ry'umuntu ukabona gukubitiyeho na comment mbi y'ikintu kibingo ukunda usebe. Icyo nshatse kuvuga urubyiruko abakobwa nibo ndabwira cyangwa se n'abamama wenda reka mbabwire nuko iyi social media ni mbese nayo yabaye ikiyobyabwenge yewe bivugiye neza yabaye nk'ikiyobyabwenge umudamu arumva ibunaka yaje kuvuga ibye kuri social media nawe agashegaye akavuga ati nanjye nzajya kuvuga ibyanjye mbese nuvuga ibyaye kuri social media urakemurirwa iki ni iki kintu urakemura ahubwo nitwige gukemura ikibazo mbere y'uko ikibazo kitugeraho nawe wifatira umwanzuro nk'uko bivuze niba uwo muntu yaragusabye ruswa ishingiye ku gitsina ikintu cyose nababwiye ko gisaba ibimenyetso yaba no mu butabera n'ibimenyetso umuntu wenda yarakwandikiye kuri telefone yaraguhamagaye ibyo bintu n'ibimenyetso ushobora kugendana uyu munsi none se ugiye no kuri social media ruswa ishingiye ku gitsina warangije no kuyitanga wenda reka mvuga uwo mwanya noneho unabivuze nyuma y'igihe ko wayitanze se ubundi uravuga iki niba utarayitanga ibyo bintu bireke bivemo niba ari byo bituma bizakugusha muri icyo kibazo bivemo kuko akazi ntago ari filime gusa ikintu cyose wakirongeramo umugisha hari nubwo ubyirukamo atari wo mugisha wawe atari nayo mpano yawe nugeramo binakunanira ariko umwana wese agomba kwiga gukora ubu rwose nimureke mbabwire turashimira igihugu cyacu cyaduhaye uburenganzira busesuye bwa wundi ushobora gushora akantu gatoya kakakubyarira inyungu bitewe n'imbaraga ugakozemo ariko se wa mukobwa niba wumva yuko uje muri filime gutanga iyo ruswa ishingiye ku gitsina uzanayitanga nunarangiza nta nahita uzabona ntuzaniyubaka ntibazanamenya uwo uri we urangire. Reka twige gukora dukoresheje imbaraga zacu dukoresheje ubwenge bwacu
hanyuma ubundi tuzagera kure hashoboka hose ariko uretse kwiha umwanya utakurimo. Ikindi mbwira abantu, hari abantu batubona twarageza ni umugisha twagize, ko ngiye impamvu mbabwira ngo ni umugisha natangiranye na Seburikoko mpita ngera ahantu hakure. Noneho hari igihe ujya kumva umufana wenda arakubwira ati nanjye ndashaka gukina filime, mfite impano yo gukina, mwazanshyize muri Seburikoko, mwazanshyize muri Papa Sava. Mwabana mwe b'abakobwa rubyiruko, wari wabona umwana utiga uwa mbere wa kabiri wa gatatu akajya gukora icya leta cy'amashuri 6 abanza? Bibaho? Hari ubwo ushobora kwiga mu wa mbere bakakwimura bakakujyana segonderi. Mwamenye ngo reka ntangirira hashoboka hose ngaragaza ibyo mfite, wenda Imana nigutera amateka izakugeze kure. Ibintu byose ni mu mutwe, kandi ibintu byose ubikoze ubikunze byakugeza kure, kuko igitsina gore turashoboye. Yes, urakoze cyane kandi uvuze nkashimangire ngo nta mwana ukura ngo yuzura ingobyi. Yego, ni gake gake nyine ingobyi aba ari nini. Iyo watangiye kuzura ingobyi gukuramo ntabwo wongera kuguheka, ugatangira ugatega. So niyo mpamvu rero nyine kuko ngomba kubyumva, ntabwo nava mu wa mbere ngo njye kaminuza umve ngo nanjye ngo ndashaka kuba umusitari. Twereke ibyo wakoze mbere y'ibyo wakoze n'ukuri. Hano 2022 narindi muri sinema ariko nta kintu ndageraho. Hano nari ndimo kwihiringa, hano nandikiye kanaka ntiyansubiza. N'ureba babigiye bijyana bansabe batangiye nabo azero, batangiriye hasi, bari bazi ko bazamenyekana reba urwego abageze. Noneho ukumva ngo urashaka kuba hiti ngo nango nabigiye bije, uri umunyamusanze, tangira hasi werekana impano zawe. Hari udukome duto cyane ushobora gukora. Nturabona abana babandi bogeza umupira, ukabona umwana ari kwiga uko bogeza umupira, ukabona rushije na wundi ubizi ubishoboye. Garagaza ibyo ufite, umuntu agupromoting akubwira ati nzakugeza aha kubera ko werekanye ibyo ufite. Ariko barakushoreye ngo uvina Musanze ngo ugiye Kigali, kandi rega Kigali sina abasitari baboneka gusa, ahantu hose hava umusitari. No mu cyaro cyane hava umusitari. Ubu hari uwari uzi mu iterambere ry'igihugu ko Kinigi yaba umurwa mukuru cyane. Niba mwebwe muri abana kumva kera twumva ngo mu Kinigi twumvaga ari ahantu haba ishyamba, ahantu haba abantu ariko ubu noneho niho harenze muri Musanze ndetse muri iki gihugu cyacu. Rero nimwumve ko ahantu hose hashoboka wahagera bitewe n'imbaraga ukoresheje, bitewe n'ubumenyi ufite, bitewe n'uko witwara. Murakoze cyane. Yanyanzigara ku musozo rero, mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, waba warigeze kumva hari indi talent umva ufite, cyangwa se ni sinema niyo washyizeho umutima wawe wose? Nta kuntu higeze kuza ngo wumve hari imyaka tugeramo nkanjye nakuze numva ndaba umuhanzi? Murakoze. Yewe rero ndi umwana, wenda reka mpere ku mwana. Ndi umwana ngiye nashaka kuba umusirikare. Hari nubwo nabigiyemo rwose, ndambarika ndavuga ngo ngiye kuba umusirikare. Noneho ni nacyo nshaka kubwira abantu. Iki kiganiro numvaga nzagikora ukwacyo. Hari ibintu byinshi byagiye bitubuza amahirwe. Kera cyane rwose banyumve neza, ntihagire n'uncira, ntihagire n'untuka. ADPR igitangira yatangiranye imbaraga zo kuvuga ngo umuntu nta muntu waba umurokore ngo yige ngo amenye ubwenge, bakumva ngo ni wiga ukamenya ubwenge bwinshi ngo uzagwa ngo utimana. Ngewe umuntu urantera ibuye namuho ubuhamya bwanjye. Ngiye nabaye umwadeperi mfite nk'imyaka 15. Muri iyo myaka 15 nari nyifite amahirwe yo kujya ku ishuri, ariko ndavuga ngo reka da ngo najya kwiga ngo hanyuma ngo nkatimana ngo simba umukozi w'Imana. Bakumva ko umukozi w'Imana ari wa wundi ubona mu rusengero. Ariko ubu ni bangahe ADPR ifite abanyabwenge bizi bakaminuza. Ibyo bintu rero bamwe bakuze bagenda babyivanamo kwa kundi nk'umwadepere yabaga yavuga ati sinshaka kujya gukina filime biriya nibyo abantu b'indaya. Ariko ubu kubera ko amaje kwisobanukirwa hari benshi bagenda bagakina filime. Ni nayo mpamvu rero icyo nari nshatse kuvuga nuko hari ibintu byinshi byatudindije, kubera ko mbere twumvaga ibintu byose utapfa kubivamo ukubijyamo, kuko natwe mbere nta bakobwa benshi b'abasirikare bari bahari, habaga abantu bitaga abajandarume. Urumva ariko icyo kintu numva ndagikunze, sinibuka bakinkuyemo baravuga ati reka uzaba umusirikare uzaba umujandarume uzabishobora, kandi icyo gihe nari mfite imbaraga zo kubijyamo. Gusa wenda reka mu ruhande rumwe mvuge ngo ubwo niko
nyagasani yabishatse. Niyo mpamvu rero ikintu nk'uko ubimbajije numvaga naba umusirikare na mbere yaho, none numvaga naba umubikira. Ibyo bintu byose byambaga, ariko ibyo byose si byo nyagasani yanteguriye. Nisanze ndi umusitari, ndi umukinnyi wa filime, ndi umukinnyi wa teatre. Nibyo ngibyo Imana yanteguriye mu bukecuru bwanjye, ni nabyo nsaba Imana ngo mbaye ngize umugisha nabibamo nkabisaziramo, hahandi nzaba agakecuru gakunda k'inkoni kunamye, ibyo bintu nk'ibirimo. Byiza cyane, urumva nyine urimo neza. Ngaho nuko rero, hanyuma rero muri ubu buzima turimo, bucya bwitwa ejo, ni ku munyarwanda bivuze cyangwa se yanabyise, ushobora kwisanga rero uri mwarimu wenda atari byo wakundaga, nk'ubu urumva ushaka kuba mansera, umusirikare, byose ntibyakunda, wisanga uri umukinnyi wa filime. Ntabwo rero imyaka yawe ntabwo uri urushaje ku buryo navuga nti Imana nishobora kuguhindurira umwuga ngo gukire n'ahandi hantu, wenda ntibibaye ariko biranashoboka cyane. Uyu munsi wa none Esther cyangwa se Nyiragitariro yisanze ari umunyamakuru. Itangazamakuru yarikora? Nubwo itangazamakuru risaba ubwenge bwinshi, ariko buri ibintu byose ni tekinike. Shobora wenda risaba kuba narize nzi indimi nzinzi, ariko nabivuga mu kinyarwanda giciriritse kandi narishobora. Nk'ubumba numva afite Imana yo kuba nabwira, najya ngira abana batoya tukaganira ku bigendanye n'amateka yabayeho. Kera ababyeyi baciraga abana imigani bakabasetsa, byenda gusetsa, bakavuga bati byenda gusetsa yari iteye. Numva mbishoboye, se ntibyakunda. Ubuse nka RBA nka televiziyo Rwanda impaye ikiganiro cyo kuvuga ngo uzajya utuganirira abantu bacira imigani cyangwa ubabwire byenda gusetsa ibisakuzo. Ibyo bintu se sinabishobora. Ibintu byose ni mu mutwe. Rero kubivuga mu buryo bw'uko nize ngo bindenge, ariko nkabivuga none se uko nyina filime ntazi ibyo binyama, ntazi zo ndimi zirenze, ariko se ntibigenda neza kandi si yose ikakubona kambona. Rega hari akantu ugomba defandamo ukagashobora, byanze bikunze. Bwa mbere rero nakubonye hari igihe nigeze kuba ndi gukurikira amakuru ya RTV, ndayakurikira cyane kuko urumva ni televiziyo y'igihugu, mbona bagutumiyemo. Wiyumva gute kuba amakuru buriya arebwa n'abantu benshi, aba live kuri YouTube, ahantu hose amakuru ya televiziyo Rwanda byanze bikunze abagomba gukurikizwa. So rero uri kuri televiziyo, uri mu makuru nyine uzi kuri live, igihugu cyose kigukurikiye, ni ibintu wumvaga gute? Nukuri ntababeshya, bari ibintu nakubwira ngo bikuryoheye, byiza cyane. Nk'ubu wenda tuvuge ntumirwa muri Samedi Detente. Samedi Detente nayumvaga kera, numva ari ibihangange, ariko kumva ngewe Leokadi, wabeza Leokadi ndi muri Samedi Detente, cyangwa ukumva bantumiye mu mahumbezi, naho njyanjyayo kumva umuntu ari mu mahumbezi ngewe Leokadi, uba wumva ari ibindi. Ni nayo mpamvu ushimira Imana. Hari igihe njya mvuga ngo nayiterera gutya isaruti kubera yangize uwo ntarinzi nabawe, abantu bose bakakubona, hanze y'igihugu bakakubona, babantu. Hari igihe noneho telefone bifunze, Mana nkasanga message ibaye ifunguye bayimena, umva umuntu wese ndakubonye. Ibyo ni ibintu by'agaciro gakomeye. Nifuriza urubyiruko, nifuriza abana terambere. Hari umuntu uvuga ati Mana icyangezaho nenda nkapfa, urumva ibyo bintu, ariko gira ishyaka uzahagera kubera Imana. Sirakoze cyane rero, mbwiye ko umunyamakuru ariko ngo yisakuzo, ariko nanone ntabwo ari ibisakuzo gusa, watubwiye nanone ko ari umunyamakuru uvuga mu rurimi rw'ikinyarwanda. None se murakoze, none se ahubwo uretse buriya kurengera, niba bakubwiye ngo uvuga amakuru mu kinyarwanda, byangwa kuvuga ngo songo amisori ngo vraiment ngo donc ibyo bintu kuki mutuvangira? Reka tubaze bariya bitangaza amakuru nitubapinze, kubera iki bakubwira ngo uvuga amakuru mu kinyarwanda ugashyiramo igifaransa ugashyiramo icyongereza ukabivanga? Niba ari mu gifaransa yavuge mu gifaransa, wijya kuvanga mu kinyarwanda, mu cyongereza bibuko icyongereza ni kibi cyane mu kinyarwanda nawe. Nguko rero dusoreza ikiganiro kuri Sharina TV, udusoreze ugikozinga uvuga uti nyabuneka ndagiye.
hanyuma ubwo noneho ndandi umutumirwa kamwe mu watumiye noneho nabaye ngiye se kuba umunyamakuru reka ubwira abakunzi ba Sherina TV uti rero twari kumwe n'umutumirwa Sherina nguyu ni mu mwifuza gutaha nanone muzongere mu tumuzane ciao murakoze se kubivuga no rujyana tangaga none wawe burije kuvuga mu giswahili murakoze bakunzi ba Sherina TV turabashimiye umwanya mwafashe muduteza amatwi ni ukuri umwanzi w'igihe ni amasaha bibaye ngombwa ko dutandukana ariko naho ubutaha ciao turabakunda cyane mu Kinyarwanda ndagufasha ciao mu Kinyarwanda nanjye ndabivanze ndabivanze nanjye ndabapfunyikiye Sherina TV rero akaryoshye nigahora mwitama reka Esther tumurekure hanyuma kuri Sherina TV ni mu rugo anytime wumva ko hari ikintu watambutsa ku bana b'abakobwa abagabo abapapa ingo zubatse ujye uduhamagara utubwire utumenyeshe hano ni mu rugo rwose pe ni ukuri nanjye ndabashimiye ariko noneho mwibuke kuduha comment mudusobanurire ngo ibi twabikunze aha wavuze nawe utanzaze nikosore mpaye we umva ntabyera ngo de murakoze cyane rero hanyuma rero akunze Sherina TV kubifuza no kuba bashyigikira ako kandi kibuke Esther agiye kubabwira kuri YouTube channel ukuntu wandikamo rwose ni mu Kinyarwanda ntago bigoye hanyuma nawe ugenda umukandire kukasogera turi umuryango mugari ibyo wakoresha Sherina TV no wabimukorera kugira ngo iterambere rye bwite naryo ryihute byihuse murakoze cyane nanjye ndi umumama ushaka kwiyubaka nkuko mwabyumvise nkina ya filime nyarwanda cyangwa se ikinamico zitandukanye ariko noneho nanjye nkafite YouTube channel yanjye usacinga wabeza Leokadi TV hanyuma ubundi ugakurikira ibiganiro byanjye ariko wibutse gukora subscribe share like na comment muzaba mukoze cyane ni munshyigikira abadi link ndaza kuyipininga kuri iki kiganiro kugira ngo ukanda habanza kugira ngo uhite winjira muri YouTube channel ye nawo mushigikire nawo umufashe twamubonaga muri Seburikoko twamubonaga mu mahumbezi kuri radio nkuko abivuze twamubonaga makuru ya televiziyo Rwanda twamubonaga muri Papa Savan n'izindi filime zitandukanye ariko noneho agene kutwiyereka muri filime ye bwitagiye kuba yategura kandi subscribe kugira ngo ujyana n'ibigezweho mwakoze kuza rero ciao wakoze kuza mwakoze namwe kunyakira